jya mu ijuru. Imana iraza gukoresha imbaraga nyinshi, Imana iraza gukoresha amafaranga, Imana iraza gukoresha abakomeye, Imana iraza gutanga ubwenge, Imana iraza kwica ibipfa, ariko mpaka Satani azakurekura. Satani araza kurekura abana b'Imana, isi iraza kurekura abana b'Imana, ubukene burabare, ibintu byose bituma abantu batakira Yesu nk'umwami n'umukiza biraza kubarekura, kuko Imana yamanutse gukoresha imbaraga nyinshi. Mukundwa, ndagira ngo nkubwire ngo ibintu by'Imana bamaso, ibintu by'uyu mugabo n'agakiza bamaso, kuko impanda igiye kuvuga, bandigiye kuvuga kira Yesu hakiri kare. Ndetse hano Yesu muri 20 ari kuvuga ngo umwana w'umuntu yabuze aharambika iki? Umusaya. Emerera Yesu arambike umusaya muri wowe. Imbanda nivuga ya maraso ya Yesu agukize. Kiguzi wowe umuntu azakwaka ngo wakire Kristo n'ukwizera gusa. N'aba bahanuzi batubwira ngo hari ibyo usabwa kugira ngo ubonane na pastor ngakwatuze n'abashumba. No, nda kiguzi. Wowe ahuri yaba mu gitanda yaba mu nzu, nuhura n'ubutumwa bw'agakiza ukizera Yesu ko yapfiye akazuka kamena amaraso, nta kiguzi. Ujye umanika amaboko ati ndamucakiye no mu cyumba ni wawe muri saro, uvuge ngo ndakishijwe kandi impanda yavuga none ndarijyamo ndarara mu ijuru. Ibyo bintu byizere nta kiguzi utanze, nta kuvana ngo ujye ku Isiraheli kubikuta, nta kuvana ngo ujye gasite. Aho wajyayo kubera ko Imana ivugira ahantu hose rimwe, ariko ntiyigaragariza ahantu kimwe, wajyayo tu nta kibazo. Ariko agakiza no mu gitanda, no mu modoka, no mu nzira, niyo modoka utwaye ucyumvira ijambo hita uvuga uti Yesu ndakwizeye ko kari amaraso yarabarokoye. Reka ngusuhuze mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, tuvuga ngo amahoro y'Imana nakomeze kuba kuri wowe, ndetse aho uherereye hose mu bice byo hirya no hino ku isi bitandukanye. Tuvuge ngo amahoro, amahoro. Turabayambiriye ngo yambo cyangwa se ngo yambi. Rero ushobora kuba umeze neza cyangwa se utanameze neza, byose birashoboka. Ariko namenye neza ko umuntu ashobora kurara arimo kurira, ariko ejo impundu zikavuga. Uko niko biri, uko bwije nuko bukeye, Imana ijya ihinduranya ibihe. Nkuko rero bisanzwe, ngira ngo murabibona ko twazanye undi mutumirwa mushyashya, ariko urimo amagambo y'Imana, ndetse urimo n'ubutumwa Imana imunyuzamo umunsi ku munsi. Rero byabaye ngombwa yuko Imana imuha ubutumwa, aravuga ati reka mbonyarukane kuri Zaburi nkunda. Rero tumuhaye ikaze, turanamwakiriye kugira ngo abe yabibwira, narangiza tumuhe umwanya asenge, asigaye ubundi akomerezeho aduhe ubwo butumwa Imana yamuhaye. Tugwaye ikaze. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Nkunzu Rwanda Valence. Yes. Tumubwiriza butumwa bwiza mu mpano y'ubuhanuzi. Mfite umudamu n'abana 3. Ndi umukozi w'Imana mu mpano zitandukanye. Imana ibawumugisha. Senga siga ngundi kino kiganiro Imana ikiyobore. Data mwiza, turagushimiye kuko uduhaye umugisha wo guhura n'ubwoko bw'Imana. Ndagushimiye ko uri Imana idukunda, kandi ndagushimiye ko watwishuriye tukamenya ko turiho kubw'urukundo rwawe. Ibi dukora nta zindi ntego dufite, nta zindi nyungu tuba dushaka, no kugira ngo tubwirize abantu bawe, tubabwire uburyo bakunda, kandi tubabwire uburyo Imana yabaremye mu ishusho yayo, kandi tubabwire ineza y'Imana. Ndagushimiye rero aya magambo tugiye kuganira, reka uyu mwene data ahure nayo, kandi amwubake, kandi amukize, kuko Imana ikiza ubwoko bwayo uko bwije bukeye, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Reka dusangire ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cya Matayo. Igitabo cya Matayo ibice 8, murongo wa 18 turageza kuri 22. Igitabo cya Matayo ibice 18, ibice 8, murongo wa 18 kugeza kuri 22. Kandi Yesu abonye abantu benshi bamugose, ategeka ko bambuka bakajya hakurya. 19. Umwe mu banditsi araza aramubwira ati, mwigisha, ndagukurikira aho ujya hose. Yesu aramubwira ati, inzu zifite imyobo n'ibiguruka mu kirere bifite
ibyari, ariko umwana w'umuntu ntafite aho kurambika umusaya. Undi wo mu bigishwa be aramubwira ati, databuja, banza undeke nge mpambe data. Yesu aramubwira ati, nkurikira, reka abapfuye bahambe abapfuye babo. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Niba uri gusoma tugendane kugira ngo tuze guhishurirwa, kuko ubutumwa bwiza budusaba guhishurirwa. Mbanze mvuge ibi bintu bitatu. Ikintu cya mbere, ijambo ry'Imana risaba gutega amatwi no kwitegereza cyane. Wowe ugiye gukurikirira ijambo cyangwa n'ahandi Imana izakuyobora ku bakozi b'Imana. Mu mwuka w'ubwenge umuntu ashobora kuvuga ibintu 10 ntubyumve, ariko kuko wamukurikiye, ukuvuga ngo mu ibanga rimwe ryo guhishurirwa amagambo y'Imana no guhishurirwa Imana no gukurikirana cyangwa se no kwitegereza cyangwa se no kuriha umwanya. Nubwo wakumva mbwiriza ukumva ni byiza, ariko nta mwanya ufite, birecyuze gufata umwanya ubikurikirane cyangwa ubiha umwanya, kuko kugira ngo wishurwe amagambo y'Imana cyangwa ubutumwa bwiza no kubuha umwanya kandi ukabuha umwanya nyine ukabwitegereza. Rero niba wumva ko tugiye kugendana, ihangane ibyo wari urimo use nk'ubyoroheje, ubundi dukurikirane ijambo ry'Imana. Yesu yakundaga kubwira abantu benshi ngo nunyitegereza urabona ubwiza bw'Imana, nunyitegereza nuntegera urabona ubwiza bw'Imana. Ibi ni ibintu mfitemo experience cyane. Niyo ndi mu rusengero abaririmbyi bakaririmba, namaze igihe kinini ntazi impamvu zabyo, ariko uyu munsi ndabihugura abantu. Abaririmbyi nibatangira kuririmba ugatega amatwi cyane amagambo bari kuririmba, uzajya ugenda uko umwanya ushira ya magambo ugenda wumva Imana iri kuvugana nawe. Icya kabiri, ijambo ry'Imana niritangira kujyamo yaba mu rusengero cyangwa n'ahandi uhurira naryo, cyangwa n'irindi jambo ry'abantu baba bavugira abakora imbwirwaruhame, kuko imbwirwaruhame zose ziba ari zo gufasha abantu. Gerageza utega amatwi cyane kandi witegereze wa muntu, kabone nubwo yaba ari umwana muri kumwe, wa mwana use n'umuhakeye ariko umuhekeye umutima uri kugutega amatwi cyane. Hari ibanga mu gutega amatwi kandi hari ibanga mu kwitegereza. Rero reka tuganire kuri ijambo ry'Imana cyangwa ku butumwa bwiza muri ibi byanditswe byera, cyangwa muri iki gitabo cya Matayo 18 umurongo wa 18. Ntangira mvuga iki? Hano ku isi dufite ubutumwa bwiza bubiri. Dufite ubutumwa bwiza bw'agakiza, tukagira n'ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Ariko ubu butumwa bwiza bw'agakiza n'ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana byose bihuriza mu kuduhishurira imikorere y'Imana n'imbaraga z'Imana. Hanyuma ubutumwa bwiza bw'agakiza butandukaniye he n'ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana? Tuzabirambura cyane. Nubwo waba ubizi, ijambo ry'Imana riravugutiye. Bibiliya iravuga ngo rivugutiye inshuro 7. Uko umukozi w'Imana azanye ihishurirwa cyangwa azanye ijambo ry'Imana, ugomba kuryumva bundi bushya nubwo waba rusanzwe urizi. Ubutumwa bwiza bw'agakiza n'ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana bitandukaniye he cyangwa se bihurira hehe? Nibyo bintu bike nshaka kuvugaho. Hanyuma yaho tuzavuga ku bintu byinshi, harimo no kuvuga kuri iyi zaburi turiho. Haleluya, haleluya. Ndumva nezerewe cyane, ndumva nishimye cyane, kandi numva amagambo atangiye ankiza ngewe ubwanjye. Ubutumwa bwiza bw'agakiza, ubundi iyo tuvuga ubutumwa bwiza bw'agakiza tuba tuvuga Yesu Kristo w'i Nazareti wapfuye akazuka. Kuki babwita ubutumwa bwiza bw'agakiza cyangwa uyu Yesu Kristo bamugereranya nk'umukiza, tumwita umwami n'umukiza? Kuki yitwa umwami n'umukiza? Ikintu cya mbere ni umukiza, kuko hari ibintu bibiri iyo tuvuga umukiza twumva.
nukuvuga ngo niwe uzadukiza urupfu rw'iteka nyuma y'ubu buzima. Icya kabiri, tugomba kumva amaraso. Iyo tuvuga ubutumwa bwiza bw'agakiza twumva Yesu, tugahita twumvamwe amaraso, tukumva no gukira urupfu. Reka duhere gato ku maraso. Iyo dusomye mu gitabo cyo Kuva, iki gitabo cyo Kuva ibice 12 n'umurongo wenda wa 11, 12, 13 kitwereka Imana ikiza Abisiraheli cyangwa se ikura Abisiraheli mu maboko ya Farawo, ariko ibakirishije igihamya cyangwa ikimenyetso cy'amaraso. Mwumve ubutumwa bwiza bw'agakiza. Niba unabizi hari abana mu mwuka batarabyumva, ariko nawe wongera ubyumve bushya. Bibiliya iravuga ngo igitabo cyo Kuva kitwereka ibitangaza 11 byakoretse. Farawo umwami wa Egiputa ntiyarekura Abisiraheli, ariko igitangaza cya 12 cy'amaraso cyo muri strategy y'amaraso nicyo cyatumye Farawo arekura Abisiraheli. Ndi kuvuga ku butumwa bwiza bw'agakiza, ndasoreza kubw'ubwami. Hanyuma iyi strategy yari iteye gute? Ibitangaza 11 byose byakoretse. Farawo yari nangiye. Farawo, umwuka wa Farawo, the spirit of Pharaoh cyangwa umwuka wa Farawo ushushanya umwuka wa Satani. Ntabwo Satani yabarekuye cyangwa Farawo ntiyabarekuye, ariko igitangaza cy'amaraso cyangwa strategy y'amaraso niyo yatumye Farawo abarekura. Amaraso ni iki? Imana yabwiye Abisiraheli, kuko Abisiraheli ryari itorero ry'Imana, ariko ryari riri kwa Farawo cyangwa ryari riri muri Egiputa. Ni few, ni bake muri benshi, n'ubundi itorero ni bake muri benshi. Ntabwo Abisiraheli cyari igihugu cyose, bari abantu bakeya mu gihugu cyose, ariko bitwa abana b'Imana cyangwa bizera Imana cyangwa Abisiraheli. Imana yari bafitiye kwa Farawo, ariko ibacunze nk'itorero cyangwa ibacunze nk'ubwoko bwayo, ariko babohewe mu maboko ya Farawo. Uko niko Abisiraheli n'ubundi uyu munsi bagereranywa n'itorero. Bakundwa, nimubona tubwiriza ubutumwa bwiza bw'agakiza n'ubw'ubwami, ntabwo ari ibya bose, ni amahirwe. Kuba wumva ubu butumwa ni amahirwe, si ibya bose, kuko itorero si abantu bose, n'abazajya mu ijuru si abantu bose, ni abanyamahirwe. Aba banyamahirwe rero nibo bumva ubu butumwa bakanabusobanukirwa, kandi aho uzabusanga hose jya ureka ibindi wari urimo, kuko nibwo bugukiza, nibwo buzagukiza, ni nabwo bwagukijije. Imana yabwiye rya torero cyangwa babake muri benshi mu gihugu cyangwa abana b'Imana bari kwa Farawo, nguko nawe iyi si turimo si wacu, hari ahandi hantu turi mu iyi si, kuko nawe Imana ikubwiye none ahangaha ngo wumva agakiza. Imana irababwira ngo Farawo yanze kubarekura, kuko buriya kwakira agakiza no kurekurwa na Satani no mugisha w'Imana ni igitangaza. Nuzajya ubona warakiriye Yesu ntukajya ugira ngo ni ibya bose, ni imbaraga zikomeye kugira we Farawo akurekure. Ariko abantu twakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, duhereza Imana icyubahiro, ni amahirwe ataraya bose. Farawo kubitangaza 11 yarahiye ati simbarekura, kuko kuba wowe udakijijwe Satani afitemo inyungu, n'isi ifitemo inyungu, n'abantu bafitemo inyungu. Noneho Imana irababwira ati reka nkwereke. Irabahamagara ibashyira ahantu Abisiraheli bose bakoresha inama bwihishwa. Irababwira ati ngiye gukora igitangaza kimwe, ndaza kwica abana b'imfura bose ba Farawo paka barekuye. Aba bana b'imfura bari muri Egiputa hose, mwebwe abana b'Imana, imfura zanyu cyangwa abana banyu, amazu yanyu ndayazi, ariko kuko turi mu kivange nta kiza kubambwira. Muraza gufata intama zanyu cyangwa umwana w'intama, mufata amaraso muyasige ku nkomanizo z'imiryango. Ibi bintu urabizi, ariko hari abana batarabimenya. Zaburi ya 78 bavuga ngo mubibwire n'abana n'abuzukuru. Noneho mufate ya maraso y'intama muyasige ku nkomanizo z'imiryango. Ndaza kurimbura abana ba Egiputa bose b'imfura, kuko Farawo agomba kurekura abana b'Imana. Kandi ngubwire Satani azakurekura, Daimon azakurekura, isi zakurekura, uzajya mu ijuru byanze bikunze. Imana iragushaka kandi uzakizwa tu.
uzajya mu ijuru ntabwo uzarimbuka kuko Imana Imana niyo yakuremye ugomba kujya mu ijuru. Imana iraza gukoresha imbaraga nyinshi, Imana iraza gukoresha amafaranga, Imana iraza gukoresha abakomeye, Imana iraza gutanga ubwenge, Imana iraza kwica ibipfa ariko mpaka Satani azakurekura. Satani araza kurekura abana b'Imana, isi iraza kurekura abana b'Imana, ubukene burabare, ibintu byose bituma abantu batakira Yesu nk'umwami n'umukiza biraza kubarekura kuko Imana yamanutse gukoresha imbaraga nyinshi. Ranse godele bosika. Imana irababwira ngo musige amaraso y'umwana w'intama ku muryango, aho nza gusanga ayo maraso ku muryango w'inzu y'abisi, urwo rugo ndarurokora kubera ayo maraso. Our God we serve, the God of strategy, my friend. Ponereho no kubwira n'abahanuzi n'uyu muvandimwe wanjye watangije iyi televiziyo, Imana nijya kugukiza hari strategy. Imana ifite ama strategy menshi. Strategy ni uburyo. Imana ifite uburyo, ifite imikorere izakoresha iby'Imana yakubwiye ikabisohora. Iyo ndwara Imana ikayikiza. Ibyo ubwo buretwa iyi ni televiziyo y'umurokore y'umupantekote, niyo mpamvu twirekura. Namubwiye kandi nga ndeke mbwirize mpagaze kuko ngewe mba numva ubutumwa bwiza ngomba kubuvuga uko buri. Ibi bintu mba mbyumva no mu maraso no mu misokororo. Kandi maze gusobanukirwa ubu butumwa bwiza, nahise manika amaboko ndavuga ngo umugabo bita Yesu nzamuvuga amanywa n'ijoro. Mpamvu abantu tutavuga Yesu nuko tutaramwumva. Ntituramwumva mu maraso, ntituramwumva mu gupfa, ntituramwumva mu kuzuka, ntituramwumva imirimo ye, ntabwo turamwumva. Hanyuma nyuma y'ayo maraso, marayika yaje gukora igitangaza cya nyuma, habaho kurimbura abana ba Egiputa, ariko amaraso yari ari ku uwo muryango, inzu yose yari hayo maraso. Nkurikirana mukundwa nturangare, inzu yose yari hayo maraso yararokotse kuko strategy Imana iguhaye nta muntu ushobora kuyirogoya kandi igomba gukiza. Hanyuma nuko bakize. Ijambo agakiza bivuga gukira cyangwa se kurokorwa. Abavuga ngo abarokore n'abantu barokowe nyine n'abantu bakijijwe. Uko gukizwa n'amaraso ni mu byumve. Ariya maraso hano twasomye mu butumwa bwiza bwa Matayo 8, Yesu yavuze ngo, arababwira ati ingunzu zifite imyobo n'ibiguruka bifite mu kirere bifite ibyari, ariko umwana w'umuntu yabuze harambika umusaya. Uyu mwana w'intama wapfuye, he was Jesus, yari Kristo, who was supposed to die for you. Ni Yesu wagombaga gupfa ku bwawe kuko umwana w'intama mu buryo bw'amarenga ya Bibiliya avuga Kristo. Turabyemeranyaho n'abasomyi ba Bibiliya. Hanyuma ari ya maraso yari amaraso Yesu azamena ku musaraba kugira ngo umuntu wese uzakira Kristo cyangwa uzemera ko Yesu yamennye amaraso ku bwarokorwe apferwa akizwe rwa rupfu rw'iteka. Hanyuma niko byagenze kuva 11 cyangwa se icyo gice cyose cya 12. Abari bafite ayo maraso ku miryango bose niko bakize mu Bisiraheli. Bibiliya abakomanteri n'abateologiste batanga ingero bavuga ko umwisiraheli ngo wari warangaye, ngo nabarokore turangaye cyangwa se abantu b'Imana barangaye, ngo wari warangaye iyo nama ikabidahari. Niko abakomanteri bavuga ngo ayo maraso ntagere ku muryango, yarimburanwe n'Abisiraheli. Mukundwa ndagira ngo nkubwire ngo irindu by'Imana bamaso ibintu by'uyu mugabo n'agakiza bamaso kuko impanda igiye kuvuga. Bandigiye kuvuga kira Yesu hakiri kare, ndetse hano Yesu muri 20 ari kuvuga ngo umwana w'umuntu yabuze aharambika iki umusaya. Emerera Yesu arambike umusaya muri wowe, imbanda nivuga ya maraso ya Yesu agukize. Ingunzu zigira imyobo. Abantu benshi b'abanyamubiri bavuga ngo ni ingunzu, bagira ngo ni n'inyoni zifite ibyari. Ntabwo ngo ariko umwana w'umuntu yabuze arambika umusaya. Ntabwo ari aya mazu y'imisaya nibiki. Yesu yavugaga mu mutima, kumurambika mu mutima. Umwana w'umuntu yabuze arambika umusaya. Ni Yesu wabwiraga abigishwa be ngo nibamwemerere atahe muri bo cyangwa tucumbike muri bo. Ingunzu zigira ibyari, nimuni zigira imyo, ariko ngo umwana w'umuntu yabuze arambika umusaya. Yingingaga abayuda n'abafarisayo ngo bamwakira ture muri bo bazakire, babona agakiza. Ndatinze cyane
kubarokore turya igaburo ryera cyangwa tumanyagura umugati tukarya igaburo ryera. Nujya kurya igaburo ryera ari ya maraso, confirmation y'amaraso cyangwa kiriya gikombe n'umutsima, igihe turya igaburo mu nsengero zacu ujye wumva kari ya maraso atari amaraso y'abantu. Hari n'abanyamubiri bagira ngo turya amaraso y'abantu, ntabwo ari amaraso y'abantu turya. Televiziyo international abantu ntibumva ibintu nabi, ntabwo ari amaraso y'abantu tunywa. Niji ariko isemboriza ari ya maraso yadukijije, kuko umwisiraheli utarasigiwe amaraso ku ngoma yapfanye n'abanyegiputa. Ni ikimenyetso cyo gukizwa n'amaraso. Ndumva hari umuntu usobanukiwe iby'aya maraso. Kwigaburo ryera kiriya gikombe n'igabura n'ukumanyagura umubiri we, kuko ntiyari kumena amaraso atamanyaguwe. Ari ya maraso yamenetse, ngo mujye mubikora murye munywe mwibuka ya maraso, kuko ariyo yabakijije. Kandi n'ubundi ngiye gupfa bagiye kuyamena, n'ubundi utayizera n'utayemera ntabwo azarokoranwa nanjye. Kakagakiza kuvuga gakiza, tuba twumva gupfa kwa Yesu amennye amaraso, tuba twumva kuzuka nk'ikimenyetso cy'uko natwe abapfiriye muri we cyangwa se natwe abamwizeye tuzazukana nabo. Nituvuga amaraso cyangwa gakiza ujye wumva urupfu n'izuka bya Kristo, kandi wumve kuzabaho iteka ryose dukijijwe n'aya maraso. Mbonereho no kubwira abantu bari kuwandaringa cyangwa se bari gustragoringa mu byaha bitandukanye ariko bafite kwizera. Ntabwo mbwiye abantu ngo mukora ibyaha, ariko kuba wagwa mu ikosa mu buryo bw'umwuka, kuba wahura n'igicumuro, Satani ntakakubwire ngo urarimbutse kandi wizera ko Yesu yamennye amaraso ku bwawe. Ntabwo mvuze ngo abantu mukora ibyaha, ariko nunyerera ukagwa, nucikwa n'icyaha ukagikora, jya uhita ujya kubwira Imana ngo sinshaka gusubiza umwami wanjye ku musaraba. Ndabikoze, ndasinze, ndasambanye, nkoze ibingibi kandi ntabwo ari umushinga nari mfite wabyo, ariko nzi ko Yesu yameneye amaraso nta kiguzi. Nabajije abantu twari turi kumwe n'abanyeshuri perutse kubwiriza mu kigo runaka, ndababaza ngo Yesu uriya mwana w'intama ajya gupfa hari ikiguzi Abisirayeli bishyuye? Nta kiguzi bishyuye. Ari amaraso yamenwe kuko nyine bari abana b'Imana. Natwe abemera Yesu twamenewe muri amaraso kubwo kwizera gusa. Ntabwo byumvikanye neza. Nta kiguzi wowe umuntu azakwaka ngo wakire Kristo, n'ukwizera gusa. N'aba bahanuzi batubwira ngo hari ibyo usabwa kugira ngo ubonane na pasiteri ngo akwatuze n'abashumba. No, nta kiguzi. Wowe ahuri yaba mu gitanda yaba mu nzu, nuhura n'ubutumwa bw'agakiza ukizera Yesu ko yapfuye akazuka akamena amaraso, nta kiguzi. Ujye umanika amaboko ati ndamucakiye no mu cyumba ni wawe muri saro, uvuge ngo ndakishijwe kandi impanda yavuga none ndarijyamo ndarara mu ijuru. Ibyo bintu byizere nta kiguzi utanze, nta kuvana ngo ujye ku Isiraheli kubikuta, nta kuvana ngo ujye gasite. Aho wajyayo kubera ko Imana ivugira ahantu hose rimwe ariko ntiyigaragariza ahantu kimwe, wajyayo tu nta kibazo. Ariko agakiza no mu gitanda no mu modoka no mu nzira, niyo modoka utwaye ucyumvira ijambo hita uvuga uti Yesu ndakwizeye ko kari amaraso yarabarokoye. Uvuga uti Yesu ko kari amaraso yasemborizaga amaraso azamenwa ku musaraba, wizeye wese akaba yakubiswe ku ruhanga. Erega kwizera Yesu bivuga ngo nawe bayagukubise ku ruhanga, bivuga ngo bayakubise ku nkomanizo z'umuryango. Inkomanizo z'umuryango bayashyize ku Bisirayeli ni inkomanizo z'imitima yacu mu isezerano rishya. Imiryango y'Abisirayeli bivuga ngo ni mu muryango w'umutima, n'ukwizera Yesu umutima wawe ugahita ujyayo maraso. Igihe marayika azaza kurimbura, marayika wa gatatu impanda y'inivuga warize yari ya maraso mu ijuru ni direct. Ndashimira Imana ko nanjye nzarijyamo Valence. Nubwo nava hano umuntu akanduka, umuntu nzajya mugo ntacyurandutse ariko nzajya mu ijuru. Nubwo ntagira etage nzajya ngo nta etage mfite ariko nzajya mu ijuru. Kuko ndizera amaraso, ndizera urupfu, ndizera kuzuka ko yapfe niko nzazu. Ibyo ndabyizera ngaka gakiza. Hanyuma rero nta maraso nta Yesu. No Jesus no life. Nta maraso nta Yesu, nta maraso, nta Yesu, nta kuzuka. Byose nituvuga agakiza ujye wumva amaraso, ujye wumva kuzuka, ujye wumva Yesu, ujye wumva gupfa, ujye wumva imibabaro. Kandi aya maraso tuzagenda tuyagura cyane, kuko Bibiliya iravuga ngo abarokore buriya n'abanyamugisha cyane, n'abanyamahirwe. Amaraso yamenetse mu mutwe yakuragaho karande z'imitekerereze, ayo mu biganza bamucumita ririya cumi yakuragaho imikoshi n'imivumo. Buri umurokore nanagusoza avuga ati mpawe umugisha n'Imana, kuko umuntu wese wemera aya maraso arera. Ngiye ningera ni wowe nkakandagira amaraso yamenetse mu birenge wawe nimbakandagira, hari abadayimoni bazasohoka kubera ibirenge byanjye byamenewe amaraso. Hari ayo mu birenge, ayo mu rubavu niyo yavuye mu itorero. Mbega tuvuze iby'amaraso bwakwirabuga
bwakwira bugacya. Ngubwo ubutumwa bwiza bw'agakiza, ngubwo ubutumwa bwiza bw'agakiza. Hanyuma gukizwa niki? Hari ibintu 7 biri mu gakiza, nzabivuga ubutaha n'ingaruka kuri televiziyo, ariko ijambo agakiza bivuga to be saved, gukizwa nyine. Nugukizwa urupfu rw'iteka, nugukizwa karande, nugukizwa imigozi, nugukizwa, kandi ibyo bintu iyo bivuye hano amafaranga araboneka. Abandi rero bavuga agakiza n'amafaranga. Aho ubundi Imana yakubohoye, igikundiro cyaje, karande zikavaho, imizimi ikavaho, kabuzajya mu ijuru, Imana irakwima amafaranga izayahende. Agakiza bivuga amafaranga, agakiza bivuga deliverance, kubohoka. Agakiza bivuga kuba muri comfort zone, n'ahandi umuntu atagukanga kuri protected. Abarokore bararinzwe, bivuga kuba seko, kuburinzwe. Agakiza bivuga provision, kuba watewe inkunga yakumeneye amaraso ntacyo yakwima. Agakiza kavuga ibintu tuzasesengura, harimo nuko kubohoka, harimo nuko gukira no mu buryo, kuko deliverance nyine, deliverance no kudelivera, to be restored, no gusanwa mu bice byo byose. Nitugaruka bamwe barambaza ibibazo no ku mateleviziyo no ku matelefone yanjye, ate kuva redo ubamye wewe ako gakiza ubuvuga ayo maraso, ibyo bintu niki Imana yakoze nzabibaha. Mvuka mu bana 9, ninjye muntu wa mbere wo wagiye hanze njya kwiga kubera maraso. Bana yanjye we nzababwira aho nageze utagera atari Yesu. Nzababwira mbwira abantu ngo no kuza Kigali kubera Yesu, ibintu byose ni Yesu. Nzababwira n'ibyo Imana yakoze. Narongoye umugore mfite kubera Yesu, abana nabyo ni kubera Yesu, ibintu byose ni Yesu, ni televiziyo ni Yesu. Abakunda Yesu tumukomera amashyi, tumuhereza icyubahiro. Aka kanya ubwira abana bawe ngo wa mu filozofi ngo ndakira Yesu, ndakijijwe, mbonye ko uyu mugabo kandi nkunda kuvuga ngo uyu munsi turi kwizera abantu pe. Perutse gusanga umwana w'umukobwa yari yanditseho Trump hano kugikuta, abantu bari kwiyandika ibintu by'amatatuwaje abantu bakunda. Perezida wacu mu minsi za turamwiyandikaho niba bingombwa, hari abazamwiya ko turamukunda cyane. Ariko ndeka mbabaze, niba abantu twizera abantu, tukizera abayobozi bacu tukabakunda kwa ruriya rwego, sabami uyu mwami Yesu we mwaretse nawe tukamwizera ko batakoze ibirenze cyane ibyo Yesu yakoze, wakijije abantu, agahuza abantu, akarengera abantu, akamena amaraso ye. Mwaretse n'uyu Yesu nubwo wazashidikanya kata, ariko nabyo ugapfa kubyizera ko naba Trump n'abandi tubizera. Abizeye Yesu duhereze ko na perezida wacu tumukunda, twakwikundiye uyu mwami Yesu. Hanyuma ngiye gusoza mvuga gatoya, minota ndi kuyikurikirana. Ngiye gusoza gato mvuga ku butumwa bwiza bw'ubwami. Agakiza nizere kukijijwe. Hanyuma abasesengura ku butumwa bwiza bw'agakiza n'ubutumwa bwiza bw'ubwami, iminota nyiriho neza. Kandi televiziyo uyu mugabo tuzayivugiraho tuburangiye, buri televiziyo ngiyeho nyipima amavuta. Nibyo bita kwitwa umuhanuzi. Kuba umuhanuzi n'ugupima ibirere, n'ugupima amavuta, n'ugupima ahantu. Ushobora no kujya mu nzu y'umukene uryo ubona n'ibijumba bimugoye, ariko wahagera ukumva presence y'Imana. Iyi televiziyo nayipimye iriho amavuta. Kandi umuntu uzayidownload iyi televiziyo nayumvishije cyane. Nibisabwa ndabyubahiriza, ariko mpaka turayivugiraho Yesu. Hanyuma nerekeza ku musozo. Ubutumwa bwiza bw'agakiza n'ukumva Yesu, n'ukumva amaraso, n'ugupfa imibabaro, n'ukumva umuzuko, n'ukumva amagambo yavuze, n'ukumva ibyo byose nibyo gakiza. Hanyuma n'ukumva kudukura kwa Farawo yari yatuboshya dukoresha uburetwa, nyuma yo kuva kwa Farawo tugatangira kuba abantu bidegembye, gukizwa uburetwa. Ubuzima bwa Yesu n'ubuzima, hari igihe njya ntekereza ntarakizwa, nari ndushye pe, ariko uyu munsi Imana ndashima umusaraba. Tuzabaho ubuhamya bw'iby'Imana yakoze nyuma yo kwakira Yesu. Hanyuma ubutumwa bwiza bw'agakiza bavuga ko ari urufunguzo mu buryo bw'ikigereranyo. Hanyuma ubutumwa bwiza bw'ubwami ni muri saro. Kwako kugira ngo wumve ubutumwa bwiza bw'ubwami cyangwa ury'imigisha yo mu bwami, kuko Yesu n'umukiza akaba n'umwami, yego n'umwami n'umukiza. Ntabwo warya imigisha y'ibwami batagukinguriye. Nukuvuga ko ubu kugira ngo ujye ku muyobozi ukomeye mw'ibi bihugu byacu, nukuba wahaye we recommandation cyangwa se invitation cyangwa se wemerewe. Ubutumwa bwiza bw'agakiza n'urufunguzo. Ubutumwa bwiza bw'ubwami ni mu bisubizo. Ntabwo wakwinjira mu bisubizo by'imigisha y'Imana utarakira Kristo nk'umwami n'umukiza. Nukuvuga ko abantu benshi bishuka imigisha. Imigisha yose waba ufite uyiti y'Imana,
imigisha yose waba ufite uyiti y'Imana ntabwo ari iy'Imana niba utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza, kuko Yesu ni umukiza ariko akaba n'umwami. Bivuga ngo muri we yifitemo ugukiza, yifitemo n'ubushobozi. Niba ari umukiza aragukiza yarangiza akaguha ubushobozi, ko n'umukiza akaba n'umwami. N'ikimenyi abami bo mu isi baramwubaha, uretse twebwe tutamusobanukiwe. Abantu bubaha Yesu n'abagabo n'abantu bakomeye ku isi, n'abantu bakomeye ku isi. Isezerano rishya Bibiliya irubashywe ku isi. Abantu bubaha Yesu za Roma, abantu bubaha Yesu ntabwo ari abantu basanzwe. Hanyuma yumaze gukizwa ubuhawe ifunguzo cyangwa urufunguzo rukwinjiza muri saro aho imigisha yose iri. Tumwa bwiza bw'agakiza buduhesha urufunguzo rwo kwinjira mu bwami, noneho tukagera mu bwami nk'abana b'Imana. Kirumvikanye. Hanyuma yo tumaze kugera ibwami muri saro cyangwa muri saro ibwami, usanga umwami yicaye akagukora mu ntoki akakubwira ngo ndagushimiye kuko wakiwemeye gukizwa. Hanyuma iyo ugeze muri saro, umwami ategeka abakozi bakamubwira ngo Arine mukozi w'Imana mushiki wanjye ni mumukurikirane yakijijwe, kandi uyu wamukijije arashaka kumuha ubushobozi, arashaka kumuha ubwenge, arashaka kumusobanura. Niyo mpamvu ubutumwa bwiza bw'agakiza, gukizwa ukaba wemera Kristo mwami n'umukiza ntibihagije, ahubwo ugomba gukizwa ukinjira cyane ukagera no muri saro. Hakagira andi mabanga y'Imana ibwami bariga. Muzasanga abantu benshi bakijijwe imyaka 10 simbaciriye urubanza 20, ariko n'abana ntibazi iby'Imana, ntibazi iby'ibwami, ntibazi ibyo mu gakiza. Wako wo wizera ko Yesu ye uzajya no mu ijuru, ariko hari ibindi utazageraho kuko wanze kwinjira ngo ugere muri saro ibwami baguhugure. Gukizwa ni kimwe, ariko kwinjira mu by'agakiza ari mu by'ubwami ni ikindi. Tuzagenda tureba rero ibwami ni bikibiga iki. Yugeze muri saro niho baguha bigisha. Niyo mpamvu iyo umuntu amaze gukizwa shaka itorero wicaremo, shaka umushumba ukurera wige. Cya kabiri, shaka umukozi w'Imana w'umuprofete nk'abo bari gushinga amateleviziyo abo umujyanama wawe. Shaka umukozi w'Imana w'umuvuga butumwa nkatwa kwishurira iby'ibwami cyangwa isi byo mu gakiza. Komeza ushakashaka usome ibitabo, soma Bibiliya, iga Bibiliya. Gerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo umenye amakuru yose y'ibwami, kandi uko ukomeza gushakashaka no gushakisha uko wamenya ukuri, niko Imana igenda ikumenaho umwuka w'ubwenge, umwuka w'ubuhanga, umwuka w'ubushobozi, kugeza ubwo uzaba umukozi w'Imana ukorana n'Imana. Kuko umuhamagaro n'agakiza, ariko umuhamagaro ugira amahame 4. Aya mahame 4 niyo ngiye gusengeramo. Imana iguhamagaye ukayizera, irakubwira ngo wanyizeye nabyemeye. Hanyuma ko wanyizeye wakwiyemeza tugakorana. Yumaze gukizwa ukizera Imana, ukizera Yesu, ikintu ugomba gukora, Imana irakubwira ngo wanyemerera ukiyemeza tugakorana, cyangwa se nge ukanyiha nkakwereka icyo dukora. Yumaze kubwira Imana ngo manitse amaboko ndemeye, ikintu cya mbere Imana irakwigisha. Kandi kukwigishwa n'Imana, niyo mpamvu bavuga ngo gukizwa n'ubuntu, ariko imigisha y'agakiza n'urugendo. Uremera Imana ikakwigisha. Uko Imana ikwigisha ntibirangirira aho. Nta muntu wigishwa n'Imana ntabyo Imana yigisha byo gupfa ubusa. Imana irakwigisha, kandi imaze kukwigisha murakorana. Harabiho ibifaranga byinshi, reka nabyo mbivugiye abantu bikundira agafaranga. Harabiho imitungo myinshi yo muri ubu buzima kugira ngo iyo mitungo bayikoreshe bamamaza Yesu. Harabihereza amagambo y'ubwenge n'ay'ubuhanga kugira bavuge Yesu. Harabihereza ubushobozi butegeka Imana iduha ubushobozi butandukanye bwo gukorana nayo. Harabo ubuhamya bw'indengakamere kugira ngo abazabwumva bamenye ko Imana ikiza. Harabikiza mu buryo bw'umwuka, harabikora. N'umwanga Imana idukorera ibitangaza bitandukanye kugira ngo tubwire abantu ko Imana ikiza, dukorane nayo dusobanukiwe. Ndumva ngiye gusengera uyu mwene data wiyemeje kwakira Yesu, yarangiza ntarekeraho, akemerera Imana akayibwira ati ndakwemereye nyigisha, ikamwigisha iby'ubwami. Yamara kwiga iby'ubwami akihanganira agahe kagiye gucaho, Imana mugakorana. Hanyuma nyuma yo gukorana ukaba umuntu ubera abandi umugisha mu buryo bw'umwuka no mu bifatika, kuko agakiza karimo imigisha y'umwuka n'iyibifatika. Wenda nturabigeraho, ariko move forward, komeza ushyiremo imbaraga.
turabahamya hano bo kukubwira ngo ntabwo Imana yakoze mu mwuka gusa, ntabwo Imana yaduteje imbere mu mwuka gusa, uko waba utubona kose mu mwuka no mu mubiri Imana yarakoze kandi iracyakora. Hanyuma ubutumwa bwiza bw'agakiza n'ubutumwa bwiza bw'ubwami, amabanga yabwo tuzakomeza kuyarambura, ariko byose icyo bigendereye n'ubuhamya bwo kwigisha abantu imbaraga z'Imana n'imikorere y'Imana. Gukomeza kwinjiramo niko Imana izajya kwereka imbaraga zayo, imikorere yayo, iguha ubuhamya butandukanye, yaba ari ubwo kugukiza mu buryo bw'umubiri, yaba ari uko gukiza mu buryo bw'ifa, yaba nuwa ngo agakiza karimo umukiro mu mwuka no mu mubiri. Reka dusenge Imana. Kadusenge Imana. Uyu muntu ufashijwe n'iri jambo zamura ikiganza cy'iburyo, utitaye kuri papa wawe, utitaye kuri mama wawe, utitaye ku bantu bakugose, wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, nurangiza mu mutima ubwira Imana ngo ndashaka gukurikirana ibyawe kandi ndashaka kwemera ibyawe kandi ndashaka kugendana nawe kuzageza ubwo menya imbaraga zawe kandi menya imikorere yawe kandi ngira imigisha kandi nkazabana nawe muri bwa bwami bwo mu ijuru. Kadusenge, reka tumbeke amaso dusenge. Irije nsa n'uwihuta gatoya kuko tuba dufite igihe kitari kirekire cyane, ariko uyu mwanya urakijijwe. Uyu mwanya kandi niba ukijijwe ugiye guhamya mu baturanyi, ugiye guhamya mu bakuzi, kuko agakiza si ibintu dukorera mu mutima no mu ibanga, n'ugukizwa abantu bakabimenya ko wahindutse. Naho uri mu iduka jya ubwira abantu ngo Yesu ashimwe, kuko wamenya amaraso, wamenya agakiza, wamenya urupfu, wamenya izukane, mnyekari uzagukiza niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Niyo modoka utwaye, naho hantu ukorera, niyo kampani ukorera, naho hantu ukorera bimenyekane, nta banga ribirimo, kuko niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Ndagushimiye Yesu kubw'uyu mwene data. Ndagushimiye Yesu kubw'uyu muvandimwe wakire Kristo nk'umwami n'umukiza. Ndagushimiye ko uyu muvandimwe uhishuriye ubutumwa bwiza bw'agakiza n'ubutumwa bwiza bw'ubwami. Yari yarakijijwe yemera Yesu arizera arekeraho. Oya, ndagushimiye ko agiye gukomeza guterana, agiye gukomeza kumva ijambo ry'Imana, agiye gukomeza gukora imirimo myiza yo mu gakiza yo mu bwami. Ndagushimiye ko agiye gukomeza gukora ibintu byose bijyanye no gusabana n'Imana no kwigishwa n'Imana. Ndagushimiye ko uyu mwene data yemeye kandi yiyemeje. Azajya mu ijuru, azarokoranwa n'abandi benshi, azabona umwami Imana, azicarana n'ibizima n'abakuru n'ingabo, azabona agakiza, azaba mu ijuru, azarokorwa urupfu rw'iteka nk'uko Abisirayeli barokowe urupfu rwa Farawo. Uramurokoye kandi agiye kurokora benshi. Gakiza gakuraho karande, gakuraho imivumo, gakuraho imikoshi, gakuraho ibyago, gakuraho amakuba. Yarageze ku rugero yumva atazi sarimo, ariko ndagushimiye ko umuhaye ubuzima, kandi ubuzima n'ubwiteka n'ubwa none n'ubwaha. Umugisha umuntu wese wumvishije iri jambo, umugisha iyi televiziyo ya Zaburi kunzwe, umugisha abavandimwe banjye bagiye kuvuga nabo, bagiye kubwiriza n'abazabwiriza n'ababwirije, umugisha abakozi b'Imana bategereje Imana kandi bari gukora ubushakashatsi mu by'ubwami bw'Imana bagira ngo bamenye ukuri. Ubuhamya abantu bose bakuvuze, ubaho ubuhamya n'ibihamya kugira ngo isi imenye yuko agakiza ari ubuzima. N'izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amen. Nyuma yo gusenga reka tugusabe ube watambutsa nomero zawe, kuko hari igihe byaba ngombwa abadukurikiye bakaba bazikenera. Asigaye ubundi tugere ku musozo, watanga nimero zawe. Murakoze, reka tubahereze nimero nyuma, kandi nanone mu gutanga nimero dufite umuhamagaro wo gusengera abantu, dufite umuhamagaro wo guhugura, kandi ngira ngo ntabwo wenda tuba tugira ngo abantu batumenye cyane, ariko hariho igihe nafashe cy'imyaka nk'itatu ndi kwiga ibya Bibiliya, ndetse muri Kenya hari abantu baba bafite conviction cyangwa bakeneye n'ibitabo byo gusoma. Ku masomo amwe namwe wagiye uhura nayo kumva ushaka kwisomera, wambwira nkaguhereza
amasomo cyangwa ukampamagara ngakugira inama, mbega mu guhuzagurika kw'ibi by'agakiza cyangwa se kugira ibyo udasobanukiwe, waduhamagara kuri iyi nimero, kuko hano twavugira bike cyane dukurikije ibyo twakabaye tuvuze. Hari n'igihe umuntu avuga ibintu ukumva agiye kuri sije ndende, cyangwa se kubera ko hano tuba dufite umwanya wo guhina, ukumva nkiritse nk'ahantu, ukumva ushobora kugira ibyo uhabaza. Icyo gihe urampamagara ukambwira uti kuri iyi sije noneho ndamburira umbwire, tukabazanya ibibazo kandi bikagira umumaro, kuko icyo dushaka si amafaranga, si ibiryo, si ukwemeza abantu, oya, turashaka abantu bayishurirwe bamenye ukuri, ubundi Yesu naza abone iminyaguro. 078 154 2 7 iyo ngiyo ihoraho, cyangwa se biriho igihe cyose. Utanayibonye nimero y'uyu mushumba wacu kuri kamera, kuri televiziyo nawe abahari, ariko intego icyo wakumva ushaka kubaza twagusobanurira. Turabakozi b'Imana batabakeneye ibindi biguzi, tuba tugira ngo abantu bave mu rujijo. Murakoze. Nitwa Nkunzurwanda Valence. Imana y'amahoro iguhe umugisha, kandi reka tugushimire nawe watangiye ikiganiro cyacu ukaba wari ugishoje. Imana y'amahoro ikugirire neza kandi ikwagure mu buryo bwose bushoboka. Naho butaha. Shalom, shalom, shalom.